Ngashyiranga umukanya urabutumije rubanda rwose ngo baze kugusura ukana. Siranga habse turabanza tuburane. Kana we rushaka we. Naganga hagije sana nawe. Shiraho nayawe. Nge se ndi bene ngura amafaranga. Ngewe mba ndi buteke uburi buhahe shyira hano. Teta Bwana vayo hano kumara wirunguje byagenze sikabyo gasanga so nagure amasaha ageze utarazana amafaranga tujye guhaha ibyo guteka ngashyiranga umukanya urabutumije rubanda rwose ngo baze kugusura ukana. Siranga habse turabanza tuburane. Kana we rushaka we. Naganga hagije sana nawe. Shiraho nayawe. Nge se ndi bene ngura amafaranga. Ngewe mba ndi buteke uburi buhahe shyira hano kiravuga. Ntabashitsi uri buzane. Uramukozi n'uwiki? Ntabashitsi uri buzane. Abashitsi ari ku mugore mana yanjye mbabari rumve no mu maso ye. Okay, nacyo kangende mayi bibonetse ubwo ngubwo ibindi urabyira. Ngira umwana azi hano. Josvia. Ngino bitawesko. Mbona wabyimbyeje amashigo byagenze bite? Ngo ntabyo bagusha bugize ibiki kwe. Ntacyo. Bikira akantu ni karwayera. Bikosha. Byagenze bite? Hasi uri ko numufite amagambo menshi. Nenari. Utari rero tumugira amagambo ngana ngayisa. Papa dere n'abacamanza se bagira amagambo menshi. Ese singa arabatandukanye n'abagore bona batabara amakanzu. Ikintu ugomba kumenya cyo. Yaba ari abacamanza urabyumva? Yaba ari n'abapadiri. Nabo bigenekereje neza n'ahantu batandukanye n'abagore. Ushaka ngo kubera iki? Nabo bambara amakanzu. Urabyumva? Wabyumvise? Ngaho giye. Amakanzu ahubwo nanjye uvuze ko ujya kwibukije nanjye hari ibindi bintu nyibukije. Akabatewe n'ikira. Wowe ngo amakanzu ngo ndakwibukije nawe ngo barakwibukije. Bise bite? Ngewe nyine urumva ikintu mwise mu nyuma. Ubu ngubu kurupfururaho kandi ku rupfu hakaba nta n'ikintu twahindura. Umusaba kwibukije urupfu. Wakoze wanjye utegereza. Reka tuza tubwire. Ngo mbwira. We rero ukunda gushyuha. Nk'ubu ngubu ugize gutya ukazana umwana mu kageto katarakawe no gukodesha ukajya yapfuye kuko umwana yagiye mugenza n'umwana twese rwo biratureba se ngiye ko ndi umugabo urabuze nkamwe umugabo se we ntiyamuza ko ndumiwe noneho njyewe umva sha ntushakiye ibyo kumenyera Nizubwo ndakumenyereye ko mbona mugisha inama nk'umugabo. So urakara nabi urajugunye ko filime amafaranga nayitoragura ukanshi kuzenda no kuntimbura. Aya maso uri kimotera. Ese nabona hari ikimotera ibwo biva byaraga byakuzanye muri cya kugenzaga. None se icyo mbanza nkubaza. Nawe urabona urafata abarimu ngo bateye abana y'imyaka 13 inda. 12 inda. 16 inda. Rero ahita nibaza ababyeyi barenganya abarimu. Abana ngo babateye amada ukibaza se ubundi umwana wamutera inda warera basi hari nk'ikintu nibaza niba wenda urimo umubyeyi ikigenda cyagira hagati y'umwana wanjye bamutera just ibyo ndabyumva n'ubujiji bwa directeur ariko reba nk'ubu ngubu tumaze igihe kinini cyane amezi agera nko kuri 6-8 abana bari mu rugo bari kumwe n'ababyeyi babo kandi ubu umwana niba bamutera inda uzarenganya directeur uzarenganya mwarimu ndibaza ngewe amaso yawe zafuka singa kuri inde nk'umubyeyi nanjye nibyo mba niba abana b'iyi minsi babatera inda gute wabo reka maze mubaze ajye wabaye muteye afite imyaka ingahe warabimenye se iyo mubera turendinze nawe mwira bamuteye inda afite imyaka 4 cyangwa 20 bari imyaka 4 ariko iyo ndarayivuka ariko ikintu gishoboka urabyumva umwana wawe bashaka warayimuteye banyuje mu nyingo kuko nta kintu gishoboka oya nta kintu gishoboka